Abanyarwanda muraho. Murakomeye cyane. President Habyarimana, first of all, I would like to thank you for inviting me to Rwanda and for making it possible for me to observe the great enthusiasm of the people of Rwanda and their desire to have friendship with the people of Uganda. I don't want to make a long speech. My purpose is just to greet the people, but I would like to make just a few observations. The first point I would like to make is the point I made last night, and that is to emphasize the oneness of the people, of the peoples of this area: Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zaire, and even further afield. I've just been listening to the explanation at the Center for Research in Traditional Medicine, and I've just been looking at the names of the plants there. Half of the names there are the same names as we use in Western Uganda, in Ankole, for instance, or Kigezi, or Toro, and so on and so forth. There is, for instance, what you call Rweziringa. We also call it Rweziringa. There is what you call Omravumba. For us, we call it Omravunga. There is what you call Ombirizi. We also call it Ombirizi. Now, what other? The other time, last night, I used the word called Waringa. Waringa. And everybody in the audience knew it, what Waringa is. Waringa is... Numanya Waringa? Mujimanya? But this was because he didn't have any other politics in his head. His head was to say, go to Ankole and conquer it and control it. But if he had known that it was easier to cooperate without conquest, he would have opted for that. And for us, we are not like Rwabugiri today. We are more informed, we can cooperate, we can unite, utilizing our oneness without fighting among ourselves. So let's ensure that we cooperate among African countries. Now, coming to our philosophy of self-reliance, I could give you a Kinyankore proverb which says, "Egabo ya cheri tojera mwana mbazi," which is to say, you should never give a laxative to a child, hoping that he will get some tea, some chai, to relieve him in case he's bad off from your neighbor's place. Now, you can work with the political, you can have a Jambo, Bagiro, Mugadio, Munyamore, President Munyamore, Pazabana, Romano Kauko, Pegua, Muti, Mana, Umu, Mana,
kwibwira ko uzakubona yenda ikintu cyamugiza ibyo umuti waba wamuteye nawe icyo kintu turi bukivane ku muturage. Now, that's why we want to rely on our own efforts, because we don't want to give what you call omuti to our child, and then the child is bad off, and then you go to your neighbor's place to get tea and he doesn't have it and your child dies. Tugomba gushyira hamwe n'umwana wacu umuti ngo n'ugiye cy'umutwara ngo turayakuvana undi muti wo kumuvura ku muvandimwe kuko turavuze tugeze tukabura uwo muti wundi umwana wacu yapfa. Finally, I would like to make 2 points. When Obote was in power, he used to make a lot of propaganda saying that I was a Munyarwanda, I came from here, and I don't know what, I went to Uganda. Now I want to tell all of you here that I have never been a Munyarwanda. I have, there's now no Munyarwanda-ship in my line of descent. cyane muri ibyo byamugoye nuko Obote yari ku butegetsi mu Uganda yakunda gukora propaganda ngo ngiye n'umunyarwanda muraturutse mu Rwanda hanyuma aza kujya mu Uganda najya mu kujya hano mbabwire imbere yanyu mwese ko yigeze mu Munyarwanda ko nta maraso y'Umunyarwanda arimo. But that would not be bad if I was a Munyarwanda, it would not matter. But the point of the fact is that I'm not. That's just a point of fact. Now, finally, recently there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack, will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. abantu b'ibicucu muri politiki bagiye bavuga ko impunzi z'Abanyarwanda ziri mu Uganda zaba zitegura gutera u Rwanda. This is not possible and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Ibyo rero ntabwo bishoboka kandi nagira ngo bamwire mwese ko muri aha ngaha ko ibyo bintu bitazigera bibaho. First of all, there is no reason why we should do that. There is absolutely no reason why. What advantage do we have in it? For instance, Sudan recently allowed the former soldiers of the Uganda army to attack Uganda from Sudan. We defeated them, but we did not go on to attack Sudan. What we mind about is to preserve our border. That's our interest. Sudani yaretse abari abasirikari b'ubutegetsi bavuye mu Uganda irabareka baradutera turabanisha baragenda ntabwo twize tujya gutera Sudani kuko twebwe tureba ni ukurinda ubutaka bwacu. Now, if we cannot attack Sudan, which allowed enemies of Uganda to attack us from there, why should we attack Rwanda? What has it done against us? For us, we would only quarrel with he who quarrels with us. And even then, we would not use force unless it was a method of last resort. So there is no reason at all. There is no political reason. There is no strategic reason. There is no ideological reason why we should back the refugees of Rwanda to come and disturb of Rwanda in Uganda to come and disturb Rwanda. The Banyarwanda are in Uganda as refugees. Some of them are immigrants who came long ago. Abafuriki. You have it in Kinyarwanda? Abimukira. Some Banyarwanda are citizens of Uganda because
some Banyarwanda are part of Uganda. So therefore, those who came as refugees, if they want to stay in Uganda, they'll have to stay there as refugees. But if you want to get them back, you can come and call them and they come back here. If you can't have them back, they will stay in Uganda until we find another solution for them. So there is no problem at all on that issue. So again, I would like to thank President Habyarimana for inviting me and giving me a chance to say hello to you. mu Bugarama hapfirayo ba Feresi igihe sinyenzi zitateye u Rwanda ni igihe ki uretse ko ibitero byagendaga bisimburana mu myaka nibwo byazaga bikomeye kuko nyine babaga bafite igihe cyo kwitegura n'ubu ngubu ziyisi inkotanyi n'ubundi nizo ziyisi inyenzi ntawazisi inyenzi n'uziyise ko ubu ziyisi inkotanyi byari byo byose ni babahandi cyangwa n'abana babo baratera baza bafite igitero gikaze kubera ko bari bavuye mu ngabo z'amahanga bafashe ibikoresho byabo batekaga ibigo bikomeye n'ubu kandi y'amasasu bashane bajya kureba muri ibyo bigo ikibazo bafite cyose bajya kureba aho bategekaga ariko impamvu ni yayindi yatumye batera muri 62 63 67 impamvu ni yayindi icyo gihe ni nayo y'ubungubu ntabwo rero Habyarimana wazanye intambara kuko icyo gihe Habyarimana se wari ku butegetsi niba ngubu bashaka Habyarimana se icyo gihe bashakaga ndi niba ngubu se bashaka Habyarimana icyo gihe barashakaga wari uhari icyo gihe kuki bashaka ubungu bagashaka na Habyarimana icya kabiri baravuga bati demokrasi Habyarimana ntayemera afite ubutegetsi bw'igitugu kuko igitugu ni iki abafite ubutegetsi bw'igitugu ni bande kuva muri 70 cyane na gatanu nubwo twagize ishyaka rimwe ariko urebye wasanga iryo shyaka inama abantu bisanzura kugira ngo ndishyireho nagombye kujya mu prefecture kurana inama n'abategetsi ba prefecture n'abashinzwe amajyambere muri prefecture amanama twarazengurutse hose ariko bakavuga ngo ni igitugu murebe mu madiskuru yanjye nkunda kuvugamo dialogue concertation simbitangiye ubungubu kumvikana mukajya inama ibyo byose narabyerekanye kuva icyo gihe muri 75 nshyiraho iryo shyaka rimwe amanama nakoresheje nashaka ko umuntu avuga kisanzura muribuka kuva muri 87 88 nakoreje amanama hariya kuri stade y'Inyamirambo nkoresha amanama n'abakozi b'inzego zose nkoresha amanama n'abacuruzi b'inzego zose kuva ku mucuruzi utuma ibintu mu mahanga kugeza ku mucuruzi wo mu isoko gurisha inyanya abanyamabanki
bose aburugumesitiri muri 88 nibwo icyo gihe navuze nti turebe uko twavugurura politiki yacu ubu se uwari wabintegetse se ninde abo bose ko najya kwirwana nabo bakampa ibitekerezo byabo bakampa ibyifuzo byabo igitugu se kiri hehe demokarasi itari yose ni yishyo mumaze imyaka 19 muyobora u Rwanda mu bihugu byinshi bigendera kuri demokarasi isesuye perezida ntakunze kurenza manda ebyiri z'imyaka 4, 5 cyangwa 7 none mwebwe mwiyemeje kongera kwiyamamaza murasanga imyaka 19 idahagije aka kabiri nako nababazaga kuko mu Rwanda ubu ngubu mumaze kuba inararibonye muri politiki ikibazo cy'abahutu n'abatutsi cyakomeje kuremerera iki gihugu cyacu ubu ngubu nyuma y'imyaka 19 muyobora iki gihugu icyo kibazo murabona giteye gite murabona kizarangira gite ikibazo cyo cya mbere ngira ngo ntabwo ari nge wabibaza wabaza abanyarwanda ubwabo navuze kuko bansabye ko nakongera kwiyamamaza numva ngifite imbaraga mfite imyaka 55 zo kwiyamamaza kumbwira rero ngo ese bizagenda bite ibyo n'abaturage bazasubiza icyo kibazo cyabo nta kindi nabona no kongera kuko abaturage nabo bazasubiza mu matora urambwira uti ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kibona ute wowe mbese ukibona ute kuko abahutu n'abatutsi kuva muri 73 icyo politiki ya Repubulika ya Kabiri itakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane ni ikihe icyo nashobora gukora ntakoze kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane muri ya politiki y'ubumwe muri ya politiki y'amahoro ubu ngubu bamwe babigize urwenya uzi ahubwo nako ndabyihoreye kuko bamwe babigize urwenya ariko politiki y'amahoro politiki y'ubumwe nicyo yari igamije kumvisha abana b'u Rwanda bose akarere bavamo ko bose ari abana b'u Rwanda nigeze gukoresha inama banza ari muri Gitarama umunyamakuru nibakiri umunyamakuru ngo simbizi arareba aho twari twicaye guverinoma yose arambwira ati ngiye icyo nashaka kukubwira ati nta kibazo mfite ati icyo nashaka kukubwira nuko iyo mbonye uko mwicaye ko nguko numva nishimye neze kuki ati mbona muva mu turere twose tw'u Rwanda nicyo nakomeje gushingiraho kureba umunyarwanda uko yazamuka aho ari hose ubwoko yabarimo bwose abahutu n'abatutsi bakumvikana ahubwo wambwira ikitarakozwe ntashobora gukora ibyaje nyuma rero intambara igatera bakavuga ngo ubwoko n'ubu bwarahohotewe koko abanyarwanda niko babibona babona ko Repubulika ya Kabiri babona ko Habyarimana ntacyo yakoze kugira ngo abatutsi bumve ko ari abanyarwanda muri iki gihugu niko abanyarwanda babibona koko nicyo nagusubiza nakuze uko nshoboye n'ubu kandi cyakomeza kugira ngo umunyarwanda aho ari hose yumve ko ari umunyarwanda aho avuka hose yumve ko ari umunyarwanda nabyise equilibre bamwe barabiseka ngo byavuganye ibintu udashyizemo equilibre hazemo desequilibre se niyo bashaka nicyo nagusubiza yenda sinzi niba kikunyuze cyangwa se wambwira uti washobora gukora ibi ngibi kugira ngo abahutu n'abatutsi bumvikane kurushaho ukakimbwira yenda utanga urahibagiwe nk'abantu ibyo bavuga mutakoze kuri icyo kibazo cyane cyane hari nk'ikibazo cy'impunzi igisubizo mwakunze gutanga ntabwo kigeze kinyura abantu benshi muvuga muti u Rwanda ni rutoya abo bantu bazirwarize aho bagiye yenda ubwo amagambo mvuzemo ntabwo ari mwakoresheje ku buryo
benshi babigize urwitwazo bikanatuma ndetse ikibazo gikomeza gukara. Kuba impunzi yenda ikibazo cy'impunzi kuko abantu baravuga ati ntabwo mwakivuzeho bihagije cyangwa se mwashyizeho amabwiriza ahagije, kuvuga ko rwose bihimbano byose bihimbano. Ariko icyo nemera rero nuko rwaba rutoya rwaba rugari impunzi ishatse gutaha yatahuka, ariko u Rwanda ni rutoya, ibyo biraboneka. Ari ukuvuga ngo impunzi kugira ngo zitahuke nta cyakozwe, wirengagiza amategeko ariho kuva muri 1966. Nabonye agatabo kandikiwe muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kanditswe icyo gihe muri 79, uzareba wari minisitiri wari w'icyo gihe, yashyize hamwe amategeko yose ariho agenga itahuka ry'impunzi, ashyiraho arete presidentielle ya Kayibanda ya 1966, ashyiraho amabwiriza yose yari yabaye mbere. Ako gatabo uzagashake usome, amabwiriza arahari kuva icyo gihe. Hari uwayahanaguye se? Cyangwa ushaka kunyemeza ko mu Rwanda ari mu bakozi ba leta ari kubikorera ku giti cyabo nta mpunzi zatahutse zikurikije ayo mategeko, zatahutse zinyuze zihe nzira, barazihohoteye se? Ariko ayo mategeko ariho. Naho kuvuga ngo impunzi ntizitaweho, uzarebe uwanditse ayo mategeko yashyize hamwe, ni ubu ngubu uvuga ngo izo mpunzi ntizitaweho, ngo ni utegeka ngo abo ngabo yahunze ubwo bumwe. Si cyo gihe yavuga ko yahunze iki? Yahunze avuga iki? None ubu ngubu ngo arategeka, ntategeke se wateka baramwumvira koko? Bamwumviye se akabategeka kuko bakomeza kutwohereza amasasu aze aho ayohereza hariho? Bamwumviye se bamara kunywana n'abantu bakatwohereza ibitero hano ibyumba? Naho ubundi amategeko ari uzareba ku gatabo bayashyize hamwe muri 1979 ntibigeze bahanagura. Kandi rero cyakora muri ibi by'intambara twongeye kwemeza i Dar es Salaam ku Rwanda rwemera rwose ko impunzi zatahuka, ku Rwanda rusaba gusa ko amahanga yadufasha kuko u Rwanda ari rutoya, ntabwo ari urwitwaza, ariko biragaragara u Rwanda ni ruto. Ariko rero ibyo ntibyabuza ya droit bafite yuko igihe bashatse gutahuka, bwa burenganzira bafite yuko igihe bashatse gutahuka batahuka. Tukaba dutegereje rero ko wa muryango wita ku mpunzi uzadufasha kubarura abashaka gutaha, uzadufasha kureba abashaka gutahuka n'ibintu byangombwa bahagira kugira ngo nyine bashobore kuza. Naho kuvuga ko abantu batitaye kuri icyo kibazo ko abashatse kuza babuze uko baza, kugira ngo ntabwo ari ukuri kuzuye.